Madame Ingabire Marie Ikwiye, Mufti Habimana Saleh, Bwana Ndahiro Habat, Dr Omar Hassan Bizuru, Madame Faith Mbabazi na Musenyeri Kayinamura Samuel na abatumire b'Ingiro Ikwiye baraganira ku makimbirane yo mu gihugu cya Syria. Iyi ni Ingiro Ikwiye. Murakaza neza. Mu mateka yacu twahuye n'ikibazo cyo kurebera kandi tuzi aho byatugejeje. Uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi nk'urwagaragaye mu Rwanda turusanga no mu tundi duce tw'isi. Twifashishije amasomo dukura ku mateka yacu, twiyemeje kutarebera. Niyo mpamvu tubaza abatumire bacu namwe mudukurikira tuti turamutse tubifitiye ubushobozi, ni iyihe nama twagira abaturage ba Syria kugira ngo bagere ku mahoro arambye? Abatumire baje kudufasha gusubiza ikibazo ni Madame Ingabire Marie Ikwiye, umuyobozi w'umuryango Transparency Rwanda, Dr Omar Hassan Bizuru, impuguke mu bijyanye n'uburasirazuba bwo hagati, Bwana Ndahiro Habat, umunyeshuri urangije amasomo ya politiki n'iterambere, Faith Mbabazi, umuyobozi wa Radio Rwanda, Musenyeri Kayinamura Samuel, umuyobozi mukuru w'amatorero ya Methodiste mu Rwanda, Sheikh Habimana Saleh, umwe mu bayobozi b'idini rya Islamu, akaba na komiseri muri Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2011, Syria iri mu mvururu zitari zigera zibaho muri icyo gihugu. Nk'uko byagenze muri Tunisia, muri Misiri na Libya, abanya-Syria barigaragambya nabo basaba guhabwa ubwisanzure n'uburenganzira bwa politiki. Aho kuvugurura ibintu nk'uko abisabwa, Perezida Bashar al-Assad uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 yategetse ingabo guhagarika imyigaragambyo ku ngufu. Abantu bagera ku bihumbi 5 bamaze kugwa muri ubwo bushyamirane mu gihe cy'amezi 9. Ese byagenze gute kugira ngo Syria igwe mu kaga irimo muri iki gihe? Igihugu kigeze kuba umutima w'ingoma igendera ku mategeko ya Kisilamu, ituwe n'amoko ndetse n'amadini anyuranye. Kuba ayo matsinda afite inyungu zitandukanye, amateka ya Syria yakomeje kurangwa n'imvururu za politiki. Guhera muri 1963, icyo gihugu cyayobowe n'ishyaka rya Baath. Kubera intambara ya Syria yarwanaga na Israel, hashyizweho amategeko akoreshwa mu bihe bidasanzwe, ingingo z'itegeko nshinga zirengera abaturage zivanwaho. Ubutegetsi bumaze gufatwa ku mbaraga inshuro nyinshi, Hafez al-Assad yaje kubwigarurira, yihutira gufata ubuyobozi bw'ishyaka Baath n'ubw'ingabo, abo mu bwoko bwe, abashiya b'abalawite, abarundanyaho imitungo y'igihugu. Guhera icyo gihe nta matora ahuza amashyaka menshi yabayeho, amatora ya kamarampaka yonyine niyo ashyiraho perezida wa repubulika. Guverinoma kandi yakomeje kwibasira abatavuga rumwe nayo bo hagati mu gihugu. Mu mwaka w'1982, ahitwa Hama habaye imyigaragambyo igwamo ibihumbi n'ibihumbi by'abayoboke b'itsinda b'abayisilamu biyise les frères musulmans mu rurimi rw'igifaransa. Nyuma y'urupfu rwa Hafez al-Assad mu mwaka w'2000, Syria yabaye nk'igize agahenge. Umusore Bashar al-Assad yasimbuye se, aha icyizere abanyasiriya ko hagiye kuba impinduka. Yahereye ko arekura amagana y'imfungwa za politiki, ariko intagondwa zo mu muryango we ntizatumye akomeza ibyo yari yemeye kugeraho mu rwego rwa politiki no mu rw'ubukungu. Imyigaragambyo yatangiriye muri Misiri na Tunisia, yaje kugera no muri Syria muri Nzeri mu 2011, ndetse iza no gufata intera y'impinduramatwara muri Werurwe. Abigaragambya bagizwe ahanini n'urubyiruko rwarambiwe ruswa yamunze ubuyobozi ndetse n'ubushomeri bukabije. Barasaba nanone ubwisanzure busesuye, bagashaka ko Perezida Bashar al-Assad yegura, andi mashyaka atari Baath akemererwa gukora ku mugaragaro. Bati turashaka kandi ko ubwoko bwa Kurde buhabwa uburenganzira bungana n'ubw'abandi mu byerekeye politiki, itangazamakuru n'ibindi. Ariko kugeza ubu nta kigaragaza ko al-Assad yiteguye gukurikiza ibyo bamusaba. Ibihano byo ku rwego mpuzamahanga Syria imaze gufatirwa ntacyo bihindura. Al-Assad aracyagerageza guhashya impinduramatwara, yohereza ingabo ze kurasa no gufunga bitabira imyigaragambyo. Tumaze kurebera hamwe amashusho atugaragariza amateka ya Syria n'uburyo kiriya gihugu cyagiye mu makimbirane kirimo ubu ngubu. Nagira ngo mbasabe buri wese ku giti cye nk'umuntu ambwire mu nteruro imwe gusa icyo yumva cyamukoze ku mutima, duhereye kuri Ingabire Marie Ikwiye. Urakoze. Ni ukubona umuntu wari watangiranye ubushake bwo guca akarengane
no gusubiza ibibazo by'abaturage, akaba noneho arangije abarasa nk'urasa nk'utema ibiti cyangwa se. Dr. Omar navuga ngo imiyoborere mibi. Birababaje kubona perezida cyangwa leta ari irasa abaturage bayo cyangwa se yica abaturage bayo. Nuko perezida wasimbuye se atigeze yigira ku makosa yakozwe na se. Icyantangaje numvisemo hariya kumva ngo umuyobozi arapfuye ngo abaturage babonye ngo niho babonye agahenge. N'ubusembwa bwaranze cyane cyane ubutegetsi bwa Assad umubyeyi bwakomeje no kuranga Assad umusore. Nubwo amakimbirane yose agenda agira umwihariko wayo, ubushakashatsi bwagaragaje ko hari isano mu mitekerereze y'abari ku isonga ry'ubugizi bwa nabi bwibasira imbaga ku isi. Iyo sano ni uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi. Uyu munsi turarebera hamwe bimwe mu bigize ruriya ruhererekane byagaragaye muri Syria, ariko mbere yaho tubanze turebe iyi filimi ngufi isobanura mu masegonda 100 uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi bwibasira imbaga. Ibimenyetso bishingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga ku bwicanyi bwibasiye imbaga na jenoside byo mu kinyejana cya 20 bigaragaza ko aya makimbirane yose asa nkaho atumvikana afite icyo ahuriyeho ku buryo butangaje. Ibibazo by'ubuzima bitera umutekano muke mu bantu. Iyo abantu bashakisha umutekano biremamo amatsinda. Amatsinda rero atangira gushyira ibibazo byabo ku bandi. Ibikomere byabo bitakize bibatera kwita abandi ba nyirabazana ibibazo bafite. Abari ku isonga mu kwita irindi tsinda ba nyirabazana nibo usanga bakunze kuyobora abandi. Abo nibo barema icyerekezo cy'ubuzima bwiza maze bakagaragaza ko iri tsinda ari ryo mbogamizi ry'ibyo bashaka kugeraho. Guteshwa agaciro igihe kirekire biyobora umuntu mu bugizi bwa nabi. Kugirira abandi nabi bitera babikoze inkomanga ku mutima. Kugira ngo bikize iyo nkomanga bishyiramo ko ibikorwa byabo biri mu kuri. Gukomeza kurebera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bituma bikora bumva bari mu kuri, bakumva bashyigikiwe. Amakimbirane n'ubugizi bwa nabi bikiyongera, intambara yatera ikorohereza jenoside gushoboka. Kugira ngo ukumire ikura ry'ubugizi bwa nabi ni ngombwa gukira ihungabana nk'ibikomere bitakize bishobora gutuma hongera kuba ubundi bugizi bwa nabi. Kugira ngo dushobore kuba twagira inama abaturage ba Syria ku cyo bakora kugira ngo bagere ku mahoro arambye, tugomba kubanza gusesengura amakimbirane ya kiriya gihugu. Ibyo tukabikora tugereranya amateka yacu n'uburyo Syria yaje kugwa mu kaga kayugarije muri iki gihe. Kwishyira mu matsinda, ibihe bigoye, gushakisha nyirabayazana, ibikomere bitakize, mwabibonye ko bigize uruhererekane rw'ibishobora kuganisha mu bugizi bwa nabi. Turebye ibyabaye muri Syria, biri kuba muri Syria, tukareba amateka y'u Rwanda, hari isano rihari muri ruriya ruhererekane. Ingabire, nk'uko twabibonye batwereka ko perezida wa Syria uyu uriho yari yaje afite ibitekerezo byiza n'icyo, ariko noneho abo mu bwoko bwe bakamugota bakanga ko abishyira mu bikorwa, noneho agahita ashakisha uburyo abo mu bwoko bwe nyine bafite ingufu bakandamiza urundi ruhande. Ruriya ruhande narwo nyine rukanga kubyakira, birumvikana. Urareba ugasanga bifitanye isano no mu Rwanda, ukuntu igipande kimwe cy'abanyarwanda gifatanije n'ubutegetsi bwariho bumvaga bafite uburenganzira n'ubunyarwanda kurusha abandi. Muri Syria buriya uhereye muri za 60 uko byagiye bigaragara no kuri kariya gafilme gato tubonye, usanga icyo gice turimo kuvuga kiyobora aricyo cyabaye kuva muri za 60 kigendeye kuri iryo shyaka bita basi ni nko kuvuga revival, nko mu Kinyarwanda sinzi imbeho biri ububyutse basi ko ni izina ry'icyarabu. So none ugasanga uburyo uriya muryango wa Assad buriya byo tunabyita n'amoko, ntabwo ari amoko, ko turavuga ngo alawite n'amoko. Alawite nibyo nakwita doctrines, ni za sect, za sect z'imyemerere, kuko hari alawite n'abashiyite, noneho hakaba ibyo bita akandi gatsiko karimo Druze, nabo n'abashiyite banyamuke, hakazaho bita Sunnite banyamwinshi muri Syria,
hakaza nabo bakiride nabo banyamuke. So byatumye rero haboneka ikibazo kiravuga ngo abo alawite ni abantu 11%. Hari abandi bantu bageze ku 10 b'abakristo muri rusange 10%. Assad yakoze ibintu bimeze n'ibyo tuya tuvuga ngo divide and conquer, tandukanya abantu ariko baje no kujya gute kubayobora. Icyo yakoze yafashe banyamuke bose, we ni nyamuke muri alawite, afata duruzi banyamuke 4%, afata abakristo 10% nabo banyamuke, none bafata na duruzi, abo bose rabafata abari baha kuyobora igihugu. Ibyo rero ni turufu rikoreshwa n'abanyapolitike gufata igice kimwe cy'abantu muri societe ukabakoresha kuko badafite ubushobozi ibyo wumva wifuza. So turabibona muri Syria kandi twaranabibonye muri 1994 tubona intera hamwe abana b'abasore bafite ubushobozi ni nabo benshi bafunze kuko bemera ibyaha nibo bakoze jenoside. Rero gisano nta bitavuzweho dukwiye kuvuga n'isano y'ishyaka rimwe. Muri Repubulika ya mbere mu Rwanda habanje mbere y'ubwigenge amashyaka avuka ari menshi, ariko ubuyobozi bumaze kujyaho, ubwigenge bumaze kuboneka, ishyaka ritsinze ryo rya MDR Parimehutu aba ari ryo risigara ryonyine, ayandi asa nasibanganye, aranasibangana si no gusa nasibanganye. Hanyuma rero ubwo buyobozi butegeka abaturage bategereje ishyaka rimwe, bubakandamiza uko bwishakiye. Iryo isano naribonye kuko nabo rya shyaka rimwe ni uko ryakoze. Hanyuma muri Repubulika ya kabiri rya shyaka rya MDR Parimehutu rivaho hajyaho MRND. Abantu bagira ngo ibintu bigiye no guhinduka kuko hariya nabonye bavuga ngo agahenge karaje no kwizeza abantu bati ngiye kugarura amahoro rwose, azana ikintu cy'igihugu nakwita igihugu cy'amahoro, ariko nta cyahindutse. Ni nka mbona bari kimwe rero, Hafez al-Assad amaze gupfa umuhungu wahageze nta cyahindutse, na Kayibanda amaze gupfa Habyarimana hageze ni igihugu cy'amahoro gusa ariko nta cyahindutse. Ariko yaragerageje hanyuma sinzi niba wakurikiriye video uravuga ngo hagati aho ngaho umuryango, uravuga muri Syria cyangwa mu Rwanda? Muri Syria intagondwa zo mu muryango zituma atabasha kujya ku nshingano, byibura yarafite n'ubushake. Ariko rero na Habyarimana akiza iyo tubyibutse mu mateka, wenda nuko ba Faisal bari bakiri abana, hari n'abantu twe tuzi twabanaga bari bahunze bahise bagaruka, bariho bahamagarwa n'abari hano mu gihugu bavuye i Burundi, bahamagarwa n'abari hano mu gihugu bababwira ati nimuze ikibazo cyakemutse ubu twabonye mu perezida pe ushaka amahoro n'ubumwe. Mbese yabanje nawe kuzana kabisa ikintu gisa n'impinduka, abantu baranezera. Ndabyibuka twavuga se ko nawe yahuye n'intagondwa mu muryango yahuye nazo kuko akazu nicyo kaba kavuga. ari ugusa ku Rwanda na Syria gushingira ku bwoba. Ubwoba Syria iterwa n'abakurudi baboneka muri Iraq, bakaboneka muri Turkiya, bakaboneka no muri Syria no muri Iran. Birumvikana ibyo byose bakomoka hariya, ariko baje kunyanyagira nk'uko abatutsi banyanyagiye muri agace kacu dutuyemo, bigatera ubwoba Syria. Ikibazo bari abantu biga cyane aho bari, biga cyane bakajya mu gisirikare cyane, bakagira imbaraga, hanyuma bikaza gutuma ibyo bihugu byose muri rusange ari Iraki, ari Turkiya, yemwe ari na Iran na Syria bazagira ubwoba bw'abo bantu. Itumwe rero n'ibyari aha ngaha mu Rwanda. Habyarimana na mbere Habyarimana bibazaga bati abantu bari Burundi, abandi bari muri Kongo, abandi bari Uganda, bizagenda biti, abantu bagarura ubwoba. Bikaza gutuma rero muri amatsinda gato ku ruhande rwanyu kagatoneshwa, ari ubwo busembwa. Iyo gatoneshejwe rero kazagira imiyoborere mibi, hakaza kubaho ako gatsinda k'abantu batoya iteka ryose bahora bategeka ya ngoma kutarekura cyangwa se kutaganira. Mwibuke bakiva gusinya amasezerano ya Arusha, tutagiye no mu bya kera. Habyarimana yari yayasinye kandi ubireba yari committed mu buryo bw'uko yavuga ati niko bigomba kugenda. Ageze hano mu Rwanda bamukozeho pressure iteye ubwoba, agira n'igihe yisobanura mu bintu wumva bitanafashe, avuga ngo byari byo byose ngo biriya ni ibipapuro rwose, ariko bari bamuzizeho pressure ikomeye kubura umuntu w'umugabo w'umuperezida
ugatinya ukavuga ngo ntacyo bitwaye biriya n'ibipapuro urumva aho abantu baba pesha yari afite kandi iva mu gatsinda gato cyane gato cyane ariko gafite ingufu. ikintu kigaragara muri Syria mwavuze bariya bose bumva barahejwe bakarinda n'aho bashaka kwigaragambya. Mu Rwanda bo abari barahejwe gusa ni Abatutsi, barahejwe byo ku mugaragaro biraboneka, haba mu mirimo, haba mu butegetsi, haba mu ngabo, mu mashuri, byose bisa nako biremerwa byo. Ariko hari muri Repubulika ya mbere ubutegetsi maze kujyaho, aba bita mu majyaruguru nabo imyanya myinshi bayibonye, abo bise ngo ni abakiga bajya mu gisirikare, ariko imyanya ya politike iba mikeya mu buryo bugaragara. Bigeze muri Repubulika ya kabiri birahinduka, abandi baba ari bo abantu bakiga, noneho abajya mu majyaruguru abari bafata byose. Warubaje rero uti ninde mbese n'Abatutsi bahejwe bonyine, ugomba kuvuga uti ni Abatutsi bahejwe bonyine kubera yuko niwe wari umwanzi nomero mu iki gihugu, abandi byose no kuriraho gusa no gutunganya politiki. Ushigikiye Umututsi nawe akagendera, abaswahili bashyigikiye Abatutsi banabarongoramo bakagenda, abanyanuga bari bavanze bakagenda, abanyabuganza bari bavanze bakagenda, ariko umwanzi itsinda rikomeye ryari Umututsi. Yego, tumaze rero kureba muri rusange isano hagati mu byerekeranye uruhererekane rw'ibishobora kuganisha ku bugizi bwa nabi. Noneho tugerageze kureba ku nsanganyamatsiko y'iki kiganiro. Kimwe mu bibazo by'ingutu Syria ifite ni uko Perezida Bashar al-Assad agenzura ibyerekeye politiki byose, ingabo, ubukungu bw'igihugu n'ibindi, kandi akaba atihanganira kunengwa. Afata igihugu nk'akarima k'umuryango we, kandi bisa naho yiteguye kwicisha ibihumbi by'abantu kugira ngo agume ku butegetsi. Iyi nsanganyamatsiko ku buyobozi bw'igitugu turayigarukaho mu kanya gato, ariko mureke tubanze turebere hamwe uburyo sosiyete zigendera ku murongo umwe wo gutekereza zagiye zigaragaza mu mateka y'isi. Bikunze kubaho iyo umuco utemera ubwisanzure bw'imyemerere n'indangagaciro zinyuranye, usanga hari leta ikoresha igitsure ikadadira urubuga rwa politike, gutandukira inzira yashyizweho n'ubutegetsi kikaba icyaha gikomeye cyane. Akenshi usanga hari amatsinda y'abantu bahejwe mu Budage bw'Abanazi, ku ngoma y'Abaturuki, muri Camboge, mu cyahoze ari Yugoslavia ndetse no mu Rwanda, hose higeze kubaho intwaro ziteye zityo.